ngomezi yewe sala tike utishinga kapu gatana dana the bullet uriya huzurwa inseho rinka come on cyoroshye mezi ye bigenze n'igake mezi ye kugafata n'ingume. Hello once again, amazina yanjye ni Itangishaka nk'uko mumaze kubimenyera, akaba ari njye munyempano uhiga abandi. Ibyo narabibasezeranyije, utabyemera ubwo azanshaka hanyuma mwereke zimwe mu mpano nanjye nibitseho. Nk'uko nabibemereye rero, nabemereye kuzamba higira abanyempano. Uyu munsi mba ndakugendeye mpura n'undi munyempano, ariko we ntitwahuye, ahubwo namusanze aho yari ari gukorera ibintu bye. Reka mbyite ngo ibintu bye ni ibintu akora mu budodo, ariko nabyo nk'uko nabibemereye ngo ni abanyempano batandukanye. Ntabwo nzigera mpagarara umuntu wese ufite impano iyo ari yo yose, ngomba kugenda kandi nkamugeraho. Uyu nguyu rero akora ibintu bitandukanye mu budodo. Akora amasogisi, akora imyenda, akora ingofero, akora amakoti, akora amashati, ibintu byose uzi bijyanye n'imyenda yo kwambara arabikora mu budodo kandi akoresheje intoki ze. Aho aboha akoresheje intoki ukagira ngo ni imashini. Abenshi mutanizera ko akoresha intoki ze. Ubu rero ni igihe ngo twongere nawe tumwegere neza, ubundi tunamubaze anatwibwire, hanyuma turusheho kumumenya. Nguwo mbese natangiye mbereka ibikorwa bye. Ariko uri mwiza by the way. Wari ubizi ko uri mwiza? Hari abantu bajya babikubwira? None rero ndabikubwiye uri mwiza. Ko numva birakariye muse? Ndabizi. Okay. Ngaho watangira wibwira abantu bakurikiye impano zitandukanye. Yego, amazina yanjye ni Nzan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 
zina nahisemo kujya nkoresha mu bijyanye n'akazi cyangwa mu bijyanye n'ibijyanye no kuboha ibintu nk'ibyo. Ubwo mfite social media nkoresha Instagram na TikTok, niho ushobora gusanga nyine bimwe mu bikorwa byanjye. ibyo birahagije se Yeah. ngukoresha social media Ebyiri, iyihe TikTok na Instagram. ngaho ureba hano yibwira abantu unababwire kuguforowinga Okay, TikTok ni bareba ubabwire ndabona uri kureba hasi barebe TikTok nkoresha amazina ni MZ Devota Aisha, crochet artist. Instagram ni Devota Aisha, nyine amazina arasa. Nayo nkoresha kuri TikTok nayo kuri Instagram namwe. aba bantu se nutabareba ngo ubibabwire bareba ko mbizi ko batazabikora nawe ngo bareba babwire baguforowinge ni igihe cyo kubabwira Iyo following ya baforowinge kandi mukuri none se uravuze ngo witwa Dev Crochet kuri social media ubusanzwe Aisha reka dukoreshe Aisha ese Aisha ubundi igitekerezo wagikuye hehe cyo gukora ibi bintu ibitekerezo nakigize nyiri umwana muto nyiga primaire. Nakundaga ibintu bijyanye no kuboha, nkajya nibera udukapu dutoya, utuntu two gushyiramo amakaramu, za buwate. Nyuma nza no ndabireka nsa nkaho mbyibagiwe. Nyuma muri lockdown, muri covid ishize 2019, hari ukuntu umuntu yirirwaga mu rugo ari bored yabuze ikintu akora, ukareba filime ukarambirwa, ugakina amakarita ukaryama. Nza kujya kuri internet, kuri YouTube, mbona nyine ko hari uburyo umuntu ashobora kubyigamo. Kuko nifiteho nosiyo gatoya, ntabwo byangoye cyane nyine kugira ngo mbikuze. Ndongera ndihugura, nangira mboha ingofero, amasogisi, ibintu nyine byoroheje biri aho. Ndabikomeza kugeza na n'ubu. Ubu ngubu bwo gukora kubitindamo amaze kumenya gukora ibintu byinshi. uravuze ngo kubera kubitindamo ese umaze igihe kingana iki ubikora se ubwo ni imyaka ingahe watangiye muri covid 2020 2019 gutyo nyuma navuga ko byatangiye neza kubikora 2020. ya ariko uri impyisi se gute kubera ko bavuga impyisi ubundi ko yananiye imirimo ibiri ko ndewe wagiye kuvuga kuboha ukabiparika ntabwo wabasha kuboha unavuga murashaka ko mbareba
Hari ntabwo nashobora kuba hano ari kureba. okay ntacyo wakwikomereza n'ubundi unaboha kugira tunaganire unaboha rimwe na rimwe hari n'igihe abantu tuvuga ngo abantu bafite impano wenda abantu bakanagira abantu no gutwika banabona ubundi ibyo bintu koko urabiboha uvuga ko ngako nta gake uri kuboha se ni udusogisi ndi gukora udusogisi ushobora kwambara kugira ngo ushyuhe cyane cyane mu mbeho ushobora kutwambika umwana cyangwa nawe ukatwambara uri umuntu mukuru. bivuze ngo ubwo none se ngira ngo mbashe kumenya neza cyangwa se n'abadukurikiye basobanukirwe ubwo kugira ngo ukore nk'ikintu ukura hehe foromire uyikura he hari ahantu ubanza kubirebera cyangwa ugira igitekerezo hino ugahita ukora icyo kintu? Akenshi ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa fashoni cyangwa ibintu bya ati haba hari abantu tureberaho uba ufite nk'umuntu ugutera inspiration mu bintu ukora. Hari abantu rero hari uwo witwa AC Crochet nkunda kureberaho yitwa Agnes kuri YouTube. Hari n'undi mukobwa witwa Tina. Nyine ugenda urebera ku bandi ukareba ibintu bakoze wagikunda kubera ko ushobora no kureba umwenda ukoze iyo uri umudizayina ukaba wabasha kuwukora ukawureba nyine ukareba detail uburyo ukoze ubwo mbese bivuze ngo ukurikira ukawukora ubwo bivuze ngo ni nka tutorials zo gukora umwenda runaka nawe neza ugenda ukarebera tutorials z'abandi cyangwa ugakoresha igitekerezo cy'umuntu yaguhaye ukawubwira ndashaka umwenda umeze gutya uwo ukawukora nyine ukawushushanya mbere ugafata n'ibipimo ubundi ukamukorera uko ukawushaka. Okay, ubusanzwe se ibingibi ubikora nk'akazi nibyo bigutunze ubikora kuko ubikunda ubusanzwe ubundi hari igitekerezo cyo kuba ahantu inspiration yavuyeho turi kubumva ariko si ubusanzwe ubikora mu ruhe rwego mu buryo bwo kwishimisha ubikora kugira ngo ubyige birushijeho cyangwa ubikora nk'akazi kagutunze? Ntabwo ndatangira kubikora nk'akazi ariko mbikorera cyane cyane ko mbikunda kubera ko mbikunda birandura niyo ndi kubikora mba numva nta na gahunda mfite yo kuzabireka mu gihe kiri imbere nshobora kuzabikora nk'akazi. Ubu se uretse kuba bikuruhura ni ikihe kintu kindi byakumariye kuba watangira kubikora? Namenye ibintu byinshi byampuje n'abantu batandukanye. Hari inshuti nagiye mpura nazo kubera kurusha bagakunda ibintu nkora bakampa wenda akazi akambwira nk'ikintu runaka mukorera akagikunda. Ni connection kumenyana n'abantu ahanini n'ibyo no kuba bima amahoro nyine. Ariko ubuse nta muntu wenda urakunda ibyo ukora ngo akubwira ati nkorera aka kantu wenda hanyuma ugakora guhe nk'amafaranga mu buryo nyine bwa business? Byarabaye kenshi. Ubuse niba atari ibanga umaze nko gucuruza ibintu bingana cyangwa se umaze nko gukora ibintu bingana icyo ukabigurisha? Ntabwo ariko ni byinshi ngereranyije byansaba kubibara. Ariko wenda ushobora nko kuvuga ati amafaranga nakuye mwe ibintu bya crochette nubwo ntarabikora nk'akazi ka buri munsi ariko wenda hari icyo byamariye. Hari ikintu kinini byamaze ariko ubu ngubu ntabwo nahita mvuga ngo nayangaya kuko ntabwo amwe n'amwe ntabwo mba mbyibuka ntabwo nshobora kuba nibuka komande nakoze ariko ntibuka amafaranga nayitanzeho ko umuntu ashobora kuza bihuye n'ubucuti dufitanye nkaba namugabanyiriza simwere ku giciro gisanzwe ushobora kuba nakoreraho icyo kintu runaka. Biroroshye ubwo nanjye rero ahita ungabanyiriza turabanza tube inshuti. Ugabanyiriza inshuti zawe mbese bivuze ngo atari inshuti yawe ntabwo wayigabanyiriza ku giciro. Niyo mpamvu umukiriya aba agomba kuba inshuti yawe niba ashaka ibintu byiza ariko ni nabyo buriya umukiriya iyo aba inshuti yawe biroroha communication yanyu iroroha. Okay, ubwo urambwira icyo bisaba ku inshuti yawe rero kugira ngo tube inshuti hanyuma nanjye uhite ungabanyiriza unshyiriho aka discount. None se ubusanzwe ukora iki mu buzima busanzwe kigufasha kubaho? Ubusanzwe ubu ntacyo ndi umunyeshuri gusa. Umunyeshuri ubundi ngakorera n'ibingibi. Uri n'umunyeshuri? Wiga mu wa kangahe siko mbona uri mukuru? Niga universite hotel management mu wa kabiri. Hotel management mu wa kabiri cyangwa hospitality management. Bivuze ngo n'ubundi ubwo n'umwaka umwe ukaba usoje. Yego. Ubu si ibintu uteganya kubikora nka noneho mu buryo bw'umwuga ukabinoza neza ku buryo noneho wabikora as a business? Ngira ngo ubu ngubu kuba utabikora wenda neza biraterwa no kuba urabivanga n'amasomo ubundi rimwe urumva nta mwanya ufite wo kunabikora cyane ahanini.
n'ubundi ahanini kuba ntarabitangira nka business ihari ifatika ni ukubera ko hajemo ibijyanye no kwiga ndumva ntabwo nareka kwiga kandi nanone se ntabwo gukora business udafite umwanya uhagije wo kuyishyiramo akenshi hari ibintu bitagenda neza. Okay, ubu noneho birumvikana uri kwiga ugiye no kurangiza ejo bundi noneho uhita utangira no kureba ikindi kintu wabikora kugira ngo wagure n'iyo mpano yawe. Ni na byiza cyane ubwo uri kwiga kandi ukaba no gukuza impano ku ruhande cyane ko usanga hari n'igihe ibyo umuntu yize atari ibyo akora ejo hazaza. Ngaho bwira abantu badukurikiye none aha ngaha uhereye nonaha ni iki wasaba abantu badukurikiye nonaha? Yego. Icya mbere ni ugukurikirana ibyo dukora kuri social media zacu bakaduha komenti bakatubwira niba ibyo dushobora kongeramo cyangwa ibyo twahindura bakaduha like subscribe aho bagomba kudufollowinga nyine bakadufollowinga n'ibyo bakanasharinga. Uvuze ngo subscribe kandi muri social media wavuze numvishe nta YouTube irimo nyamuneka tubwirira abantu tubwire ugiye gushinga YouTube channel akora nabyo kugira ngo bajye banakurikiraho ibikorwa byawe ejo cyangwa ejo bundi nta n'uwamisha gutangira no gushyiraho amatutorials naho ukuntu umuntu yakora udusogisi ukuntu umuntu yakora umupira kugira n'undi mwana wibereye mu rugo cyangwa se n'undi mwana uri ku ishuri nabe yabasha kubyiga. Ugize neza cyane ariko ngaho dusabira abantu bareba impano zitandukanye gukanda kuri subscribe like share na comment. Yego abantu bareba impano zitandukanye ndabasaba mukore subscribe share na comment murakoze. Wow. Okay, nzayituriki Devota mbere ndagushimiye kubw'umwanya wawe. Nyamuneka mwege mudukurikiye ntabwo byari byoroshye iyo umuntu ari mu kazi ke urumva arabikora arabivanga no kwiga ariko nubwo biba byoroshye nawe kumufata umwanya we atuganiriza ariko mbere yuko dusoza birashoboka ko nubwo wiga uyu munsi ukaba ubikora wivanga n'amasomo ariko hari n'umuntu ushobora kumva wenda bimwe mu byo wavuze ukora akavuga ati ariko ubundi wamubwira akambohera akagofero wamubwira akambohera wenda agashati agakote njya mbona n'abakobwa hari imyenda rwose ikoze mu budodo mwiza bajya bambara kandi ukabona araberewe. Ntabwo ushobora kubwira wenda nk'abadukurikiye uburyo bashobora kubona wenda nka product zawe uyu munsi nk'umuntu akeneye ko umukorera ikintu yakubona gute? Ese izo social media urasubiza iyo umuntu yanditse cyangwa hari na telefone wenda umuntu ashaka kuguhamagaraho aba yakeneye wenda nk'iyo product imwe muzi ukora? Yego izo kuri social medias ushobora kunyandikira nkabibona tukanavugana ariko mfite na nimero sanzwe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp. Okay, yituduhe iyo nimero ubwo ndagira ngo ahubwo abajene bagiye gutangira bayifate bamwe batereta banatesha umutwe batanga orders cyangwa babaza amakuru ku bijyanye n'ubudodo hari abashaka kwiga ushobora no kubushaka kubyiga ubaye ushaka kwiga cyangwa ushaka gutanga commande. Nimero ni 078 50 43 70. Okay, iyi nimero ngira ngo baranayibona kuri screen rwose bagomba kujya baguhamagara bakaguha akazi. Ubundi se gatoya nk'usobanura neza ubundi ibintu by'ubudodo umuntu ashobora no kumva ibintu by'ubudodo ubundi akaba yasundi aho kugira ngo urebe ibintu by'ubudodo ubundi wagenda mu isoko nkagura n'imyenda isanzwe ubundi itandukaniro ry'ibintu product zawe itandukaniro ry'ibyo ukora n'ibindi bisanzwe kuko amugani niba ari umupira umuntu yagenda akawugura ahandi niba ari ingofero yagenda akayigura ubundi itandukaniro ry'ibintu ukora n'ibyo umuntu yagenda mu isoko akabiha bitandukanira he? Niki kintu cyatuma umuntu abikunda kurushaho? Ahantu bitandukanye cyane imyenda y'ubudodo irashyuha mu gihe cy'imbeho kwanza ni nayo myenda umuntu aba akeneye kuba afite yo kwambara igufasha gushyuha iyo hakonje cyane ubaye ufite nk'umubibi bakarusha iyo mwambitse imyenda y'ubudodo nawe ku giti cyawe ni byiza nyine kwambara imyenda y'ubudodo yaba ingofero imipira y'imbeho bigufasha gushyuha utiriwe ukenera kwambara ibintu byinshi ushobora no kwambara umupira umwe wonyine waba uhagije iyo ukoze mu budodo uragushyushya. Ariko no ku zuba hari imyenda bambara ku zuba hari amasitire bambara nyine mu gihe cy'imbeho cy'imvura hari n'amasitire bambara mu gihe cy'izuba muri sama n'utwenda umuntu ajyana ku mazi nyine biba bitandukanye imyenda iyo ari yose washaka wayibona. Okay, ntago nasoza ntakubajije kano kantu nk'uko nawe wizi turi kujya mu isi y'ikoranabuhanga
aho mu minsi iza ndetse mfite icyizere ko nta muntu uzaba akijya mu isoko guhiga umwenda ngo awugure. Uyu munsi nk'ikintu ubona ukora uyu munsi ni impano, kuko cyane ko twabonye ko ibintu umuntu ashobora gukora yarabyize mu ishuri bitandukanye cyane n'ibintu umuntu yakora nk'impano, sibyo? Iyo ari impano burya biba ari akarusho cyane gusumba ibintu wize mu ishuri. Uyu munsi utekereza iki niba ari ibintu ushobora gukora ukabyagura mu buryo bwa bizinesi, ubisanisha ute n'isi turi kujyamo y'ikoranabuhanga? ikijyanye n'ibyo by'ikoranabuhanga, ubwo se ni online market, I think Yeah, online market ufite, hari abantu ndi kuvugana nabo iyo bita Rwanda Mart, yeah. ni e-commerce, bafite website bashyiraho product za made in Rwanda zitandukanye, nta nubwo ari njye gusa, hari n'abandi bakorana nabo. Mm. Mu gihe kidatinze, uku kwezi kwa kabiri biraba byatangiye, umuntu wundi yaba ari hanze uzakenera product yanjye tuzavugana nawe, nyine yabasha kuyibona byoroshye. Wow, ebana ndumva uri kabisa urimo neza, ahubwo abantu nibagusapotinge wa mugani, banatere comment ku bikorwa byawe kugira ngo namenye ibyo wahindura. Ariko ako kantu ko unakiteho cyane, kuko turi mu isi nyine aho abantu bashobora kuzaba baha online, ariko ndumva wari warabikemuye. Rwanda Mart si ubwo Rwanda Mart hano si bakorera mu Rwanda? Yego, mu Rwanda ku iposita. Ku iposita iyi ngiyi Iposita isanzwe ni itwara National Post. amakuriye. Yego, Wow, ndumva ari sawa cyane, aho ugenda ukatwara product zawe bakazishyira kuri website yabo, umuntu akaba yagura anyuze kwa ya website. yego. Ubwo abantu banagendereho basure iyo Rwanda Mart banarebe, ngira ngo ubwo hamaze gutangira no Uko kugeraho biri kose hari n'amasamples byanze bikunze. Wow, ubwo rero ntihazagire uwitwaza ko yabuze product zawe, ndumva ahantu hose urabafite kabisa. Okay, Devota, ngaho reka tukureke wikomereza akazi kawe ko kuboha, kandi rwose urimo neza, ariko umenya ahari tuzongera tugusure, n'abazakenera ko twongera kugusura utwo dusogisi uvuga uri ko watwuzuye turebe nuko tumeze. Njye ndabona wagira ngo ahari nta nubwo kavamo agasogisi, cyangwa se wenda tuzagusure unafite na product zindi warangije, ngira ngo twari tumufatiranya aho yari ari kugendana kano kantu akaboha. Aho ari hose aba afite ubudodo, burya mugani ngo wasiga ikikwirukaho ariko ntiwasiga ikikwirukamo. Ngira ngo nawe ubudodo yarabwihebeye, nta n'ahantu ajya agenda busize, n'aha yari yiyengetse twari tumufatiranya ariko ukawera aho ngaho yari ari. Okay, nakagaruka rero, mukomeze mukurikirana ibiganiro ku mpano zitandukanye. Ciao ciao.